Have you ever felt your heart beating fast when someone speaks to you in English? Waba warigeze kumva umutima wawe uri guteragura cyane igihe umuntu akuvugishije mu cyongereza? You understand what they say, but when it's your turn to reply, you freeze. Wumva ibyo bavuze ariko iyo bigeze ku gihe cyawe kugira ngo ubashe kuvuga ari nawe usubize uhita uhagarara. Maybe you feel that people will laugh at your accent. Ushobora kuba utinya yuko abantu bari guseke ku buryo uri kuvuga, or that you will make a mistake, cyangwa se kuri buje gukora ikosa. You are not alone, my friend. Ntabwo uri wenyine nshuti yanjye. Almost every Rwandan learning English has felt that fear. Buri munyarwanda uwo ari we wese, hafi ya bose abanyarwanda bose bari kwiga icyongereza biyumvise bafite ubwo bwoba. But the truth is, ariko kuri nuko, that fear is not who you are. Ubwo bwoba ntabwo ari kuri. It's just a habit your mind created after many years of silence. Ni imyitwarire ubwonko bwawe cyangwa se imitekerereze yawe yaremye nyuma y'imyaka myinshi yo guceceka. But today, ariko uyu munsi, I want to help you break that habit. Ndashaka ko icyo kintu wishyizemo, icyo kintu nyine cyo kwiyumvamo gutya imyitwarire kihinduka. In this lesson, muri iri somo, I will show you 7 powerful, in this lesson, I will show you 7 powerful tricks that will help you speak English confidently. Another thing that I might tell you is that you will speak it loudly even if your English is not perfect yet. Tips ngiye kuguha muri iri somo zizaza kugufasha kuba wamenya gukoresha ururimi rw'icyongereza neza wifitiye icyizere kandi wumva nta kibazo na kimwe ufite nubwo icyongereza cyawe cyaba kitari cyaba ikinyomoye neza cyane. So among those 7 confidence tricks, number 1 confidence trick, it's stop fearing mistakes. Muri ibi bishobora gukora bigera kuri 7 byatuma wigirira icyizere. Ikintu cya mbere ni guhagarika gutinya amakosa. Hagarika gutinya iki? Amakosa. You can't improve what you never try. Ntabwo ushobora gutera imbere cyangwa se uzamuke ku rugero uriho ku kintu watinye kugerageza. Amakosa ni ikimenyetso kigaragaza yuko uri kwiga. Even native speakers make them. Ndetse n'abaruhukiye mu rurimi rw'icyongereza ayo makosa barayakora. So when you speak, and someone laughs, just remember they're laughing because they wish they had your courage. Nuvuga hakagira umuntu useka, uzibuka yuko bari guseka kubera ko bifuza yuko bakagize umurava ufite, kuko umurava nawe afite. Say what you can, not what is perfect. Vuga icyo ushobora kuvuga atari igitomoye. Ntabwo wirindira igitomoye, vuga icyo ushaka kuvuga. Instead of staying silent, aho kugira ngo ukomeze ucecetse, say I want to try. Vuga byibuze uti nshaka kugerageza. Courage is always more powerful than perfection. Courage is always more powerful than perfection. Umurava uhora umurava ni wo ngufu cyane mu byo wakora byose kurusha uko wakora ibintu moyo. Uwo murava wonyine ni ukenewe cyane kandi ni wo w'ingenzi cyane. So another second thing, ikindi kintu cya kabiri ushobora kuba wakora, practice speaking every day. Gira umuco wo kuvuga buri munsi. Confidence is not built on one day. Icyizere ntabwo cyubakwa mu munsi umwe. It's built by speaking little every day. Cyubakwa gahoro gahoro buri munsi. Uko ugenda uvuga. You don't always need someone to talk to. Ntabwo ukeneye umuntu runaka wo kugira ngo ubashe kuvugana nawe. So ahangaha ndashaka kubwira abantu baje bavuga ngo nabuze umuntu twavugana. I don't have somebody to talk to. I am always alone. Where I work from, there are no people who can talk to me in English. Aho nkorera n'abantu bahari bashobora kumvugisha mu cyongereza. That is not the reason you don't have to speak English. Iyo ntabwo ariyo mpamvu utagomba gukoresha ururimi rw'icyongereza. Because you can speak alone. You can practice alone. Ushobora kwitoza wowe ubwawe wenyine, wowe ubwawe ukakivuga. So example, when you wake up, say aloud, I am getting ready for work. Nuramukubyutse mu gitondo kare cyane ushobora kuvuga uti I am getting ready for work. Ndi kwitegura kujya ku kazi. Ndi kwitegura akazi. Ukamaking sure ko uri kugenda urushaho kugira ibyo uvuga. Cyangwa se ukaba wavuga ugiye kuburira ukavuga ngo say, ukaba wavuga already to bed, say I did my best today. Uyu munsi nagerageje uko nshoboye.
ukagerageza kuvuga akantu at least you say one sentence, say something, but you make sure you speak something. Cyangwa se ukaba wajya ahantu ha wenyine, you close that place, you be in that room, then start speaking. Ukaba wajya mu cyumba cyawe wenyine wiherereye ugatangira kuvuga ururimi rw'icyongereza. Your mouth learns English by using it. Umunwa wawe wiga icyongereza uko ugikoresha, nyine uko ukivuga niko umunwa wawe wiga kuvuga ururimi rw'icyongereza. You cannot learn to speak language when you don't speak it. Ntabwo ushobora kwiga kuvuga ururimi utaruvuga. It's impossible. It's impossible. That's how children, that's how babies, they learn language. Niko abana biga ururimi, they start saying one or two words a sentence, then the next time they speak language, right? Nuko nawe ugomba kwiga batangira bavuga ijambo rimwe interuro bakagira barangiza bavuga ururimi neza. So that's how also you have to study English. Ikintu cya gatatu, speak in front of a mirror. Vuga uri imbere ya mirror. If it's possible, find a mirror then start talking. Tangire wizere, ugire ibyo ukora, ugire ibyo uvuga muri mirror uri kuvuga mu rurimi rw'icyongereza. That's going to help you, right? Imbere y'indorerwamo. This trick works wonders. Iki kintu ndi kukubwira kizagukorera igitangaza, gikora ibitangaza. When you speak to yourself in the mirror, iyo wibwiye uri mu ndorerwamo, you face your own fear. Ubwoba bwawe none urabubona, ukabona uko umeze nuka ukamenya nyine ubwoba ukarwana n'ubwo bwoba. Ubwo bwoba none urabubona ukarwana nabwo. Look at your face. Reba mu isura yawe. Smile, useke and talk, right? Ubundi uvuge. That's how to go. Then for 1 minute about your day, your dreams, or your family. You can speak for that 1 minute. Ushobora kuvuga mu munota umwe, ukaba wavuga umunsi wawe, ukaba wavuga inzozi zawe, ukaba wavuga no ku muryango wawe. At first, you will feel shy. Nubikora bwa mbere uzumufite ubwoba. But then you will realize, ariko nyuma yaho uzamenya yuko you look good when you speak English. Ugaragara neza cyane uri kuvuga icyongereza. Uko utangira kugenda wireba uri kuvuga icyongereza useka, uzatangira kwishimira igihe uri kuvuga icyongereza, uzatangira kubona ubusa neza cyane. Your confidence will grow every single day. Buri munsi icyizere cyawe kizagenda kizamuka cyane. Nibyo nakubwiye. Ikindi kintu cya kandi ugomba gukora, join English groups or lives. Ushobora kujya muri group cyangwa mu matsinda bavuga mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa live zitandukanye bakoresha mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se ahantu runaka abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza. No one becomes confident alone. Nta muntu ujya nyine wakwigira icyizere wenyine. Niyo mpamvu dufite group ku bantu bifuza kwiga, ushobora kuza kwigiramo ukaba wakigana n'abandi, or you can come and we have also daily practice. Abanyeshuri twigana by'umwihariko tugira daily practice ya buri munsi yo kwimenyereza ururimi rw'icyongereza hamwe n'abandi, ukagira umwanya wo kuvugana nanjye, ukamenyera gukoresha ururimi rw'icyongereza. It's the best thing I have ever seen that can help you know English very fast. Ni ikintu naba nzi ko cyagufasha kugira ngo umenye ururimi neza kandi cyane vuba. So confidence grows in a community. Ikintu ngura cyo nuko icyizere nyine gikurira mu bantu. Iyo ufite abantu bari hafi yawe, ufite community muri ko. So what I can tell you just icyo nakubwiye, find people who also want to improve. Shaka abandi bantu bashaka kuzamuka muri rw'icyongereza. Example, we have WhatsApp groups, we have that community of people who even paid to improve themselves. Basically kugira ngo biyongere muri rw'icyongereza, abantu bari serious. They can help you grow better. They can help you improve in your English language, and also they can help you improve your communication skills, because that is what I teach people in my VIP class. So you have to join that VIP class so that I can help you if you truly want to improve your English language. Ushobora kuba wajya muri WhatsApp, Telegram, live sessions, all of those you can use them if you're able to find that place where you can join those people who use English. So when you see others making mistakes and learning from them, you will start to believe that you can too. Nuramuka winjiye muri iyo group ukabona n'abandi bari gukora amakosa bagenda babyica, uzatangira kwizera nawe ubwawe umenye ko nawe wabikora, kuko you see that there are others who are still making mistakes and you believe in yourself. Okay, me also I can do it. Me also I can do it. Example, join English learning groups or attend live sessions every week. Ushobora kuba wajya muri groups zitandukanye, kuba dufite program zigera kuri ebyiri. Hari program imwe ushobora kwishyura amafaranga 500 gusa yonyine kwinjira muri group twigiramo ururimi rw'icyongereza, unanga amasomo ya buri munsi agiye atandukanye nk'aya, nkageza kugira ndabafasha aho mufite ibibazo, nkabafasha muri iyo group
umunsi ku munsi ufite access yo kuba wabaza ikibazo ushaka cyose nkagusubiza nkagufasha. Noneho ukaba hari na private coaching aho umwigisha ku giti cyawe by'umwihariko nkagufasha ku buryo mu mezi 2-3 uba wakimenye neza ukivuga udategwa. Aho ngaho naho wishyura amafaranga 150 cyangwa se ukaba wakwishyura 60 mu gihe cy'ukwezi, mu mezi 3 ukaba washoje n'ubundi naragufashije ukaba wamenya ururimi rw'icyongereza. Ku bantu bashaka kwimprovinga muri ururimi rw'icyongereza, this is your opportunity. I promise you that whenever you join any of my program, you are investing in yourself and you're going to improve as quick as possible. Nuramuka ugiye muri program yose nawe mfite ndakwizeza yuko mu gihe gitonya uzaba hari urwego wamaze kuba wageraho. Another thing that I may tell you is just to practice at least one sentence each time because every try counts. Kinabwira kintu ugomba kugerageza byibuza kugerageza interuro gukora interuro imwe gusa byibuza buri gihe. Noneho icyo nabwira cyo nuko buri kugerageza ukugerageje kose ukugwa gufite akamaro. Biba bifite akamaro kanini cyane. Ikindi kintu cya gatanu, listen more to English. Gerageza wumva icyongereza cyane, wumva icyongereza kenshi. Maybe it's a video, maybe it's a podcast, maybe it's a music. Try to listen to English. Mu gihe cyari cyo cyose wagerageza kumva ku cyongereza. Yaba ari amakuru, yaba ibindi bintu byose, try to listen to that. If you want to speak confidently, your ears must first get used to English sounds. Niba ushaka kuvugana n'icyizere, amatwi yawe agomba kubanza kumenyera amajwi y'icyongereza. Nicyo kintu cya mbere kugira ngo wigirire icyizere. Ko nukivuga you try to sound like those ones that you've been listening to. Nutangira kuvuga uzasanga uri kuvuga nyine n'ubundi nka babandi wagiye wumva. For example, you will find me speaking American English just because I am used to listening to American podcasts, I have many American friends. I've connected to different American people. That's the reason that most of the time I sound like American. Niyo mpamvu uzumva ndi kuvuga mvuga nk'abanyamerika kubera ko nibo inshuti nyinshi, nibo nigiyeho, nibo numva kenshi. That's the reason. So those people that you learn from, there are those people also you'll be sounding like. So urari ugomba gucuzinga abantu ugomba kumva kugira ngo bigufashe kugira ngo ubashe kuvuga ururimi rw'icyongereza neza. That's the reason I'm telling you listen to podcasts, sermons. Ushobora kuba wagumva podcast ibona nk'ibiganiro runaka bitandukanye, kumva ibibwiriza, music, kumva muziki or YouTube lessons every day. Cyangwa se ukaba wareba amasomo ya YouTube buri munsi atandukanye bitewe n'ibintu ukunda. So even if you don't understand everything, nubwo utakumva byose, your brain is learning silently. Ubwonko bwawe buba buri kwiga buryo bucecetse cyane. Even if you may not listen to everything, ubwonko bwawe buba buri kumva mu buryo bucecetse. So I may tell you that the first time when I was trying to study English, mu gihe bwa mbere ngiye kugerageza kwiga icyongereza najyaga numva babies. Ntabwo numvaga ibyo bavuga. I was going there on YouTube, then I tried to look for the news. Then I started listening to those news. I was not listening to anything. I started watching those videos. I was not listening to anything, but I tried to keep that habit of listening to English. Ariko umuco narawugumanye wo gukomeza kumva icyongereza. Nyine ngakomeza kumva nubwo nabandi ko byumva. So I may tell you, nakubwira ni the more you listen, the easier it becomes to speak naturally. Nibwo buryo byoroha kuba watangira kuvuga bitakugoye utabanje gutekereza udatezwe. So example, urugero naguha, listen while cooking. Ushobora kumva uri guteka, wumva nk'indirimbo, wumva ikiganiro, that's it. Working, uri kugenda mu nzira, or cleaning, cyangwa se uri gukora amasuku, uri koza utuntu, uri gusukura mu rugo, you can start listening to those music or anything that is in English. Ushobora kumva ibyo bintu bitandukanye biri mu cyongereza byagufasha. Turn your time into learning time. Turn your time into learning time. Buri gihe cyawe cyose gerageza uburyo ugihinduramo igihe cyawe cyo kwiga. Whether you are working, try to speak. Whether you are training, try to listen. Everything you are doing, find a way you can embed learning English in your daily activities. Muri gihe cyose waba ukora gerageza uburyo washyiramo kwiga icyongereza. Another sixth thing, ikindi kintu cya gatandatu, learn sentences, not just words. Wige interuro utize amagambo gusa. Utize amagambo gusa, wige interuro. The words alone won't give you a confidence. Kwiga amagambo gusa ntabwo bizaguha icyizere. Sentences will. Interuro nizo zizatuma ugira icyo cyizere. Because when you learn 4 sentences, kuko iyo wize interuro nyine ifatika nibwo uyivuga ukumva ugize icyizere. Ukumva nyine hari ikintu uvuze.
Nobody quick vocabularies. Most of the time, try to learn a sentence instead of just learning one vocabulary. Learn vocabulary, but try to put it into a sentence. Buri gihe uri kwiga gerageza wiga ijambo ariko urishyire mu nteruro. That's the best way to go. So, because when you learn for sentences, kubera ko niwiga interuro yuzuye, you don't think too much. Now, gutekereza cyane kwibaza ngo ndaza gukora interuro, no. When you're going to speak that sentence, it comes in your mind as towards being put in that mind. Ihitiza nyine uko washyize mu mutwe wawe ukahita uyivuga immediately without taking more time to think about it. Udafashe umwanya munini wo kuyitekerezaho. You just speak. Uhita uvuga nyine direct. Example, instead of memorizing water, aho kugira ngo ufate mu mutwe ijambo amazi cyangwa se water, learn, ushobora kwiga ahubwo uti can I have some water? Can I have some water? Nshobora kuba nabona amazi, nshobora kuba nabona amazi. That's an example. Another example, instead of busy, aho kugira ngo wige ijambo busy, learn, iga, I am busy right now. Can I call you later? I am busy right now. Can I call you later? Ndahuza aka kanya. Nshobora kuza kuguhamagara nyuma. Ndahuza aka kanya. Nshobora kuza kuguhamagara nyuma. Okay, ukaba nyine wafata ibyo ngicyo yo kuba wakwiga busy, ukiga nk'iryo jambo, ushobora kuvuga kwiga ati I am busy right now. Can I talk to you later? Nshobora kubona kuvugisha nyuma. So you have to learn a sentence. This makes you sound fluent and sure of yourself. Ibi ngibi bizatuma wumvikana nyine nk'umuntu uzi ururimi neza. Ikindi bizatuma wigirira icyizere wumva yuko ibyo kuvuga ari ukuri. The seventh trick, icya karindwi, nuko speak like you believe in yourself. Vuga ufite icyizere. Vuga rwose wifite icyizere mu byo uri kuvuga, kubera yuko nubwo wakora amakosa, it's okay. That's okay. Just speak, right? Your voice is powerful. Ijwi ryawe rifite ingufu cyane. Even if your grammar is not perfect, isn't perfect, nubwo uburyo imyubakire y'icyongereza cyawe itaba imeze neza cyane, itaba itomoye, nta kibazo rwose. The way you speak tells people how much you believe in yourself. Uburyo uvugamo nibyo bigaragariza abantu uburyo wizeyemo. So, believe in yourself. Rero iyizereremo. When you speak, mu gihe uri kuvuga, slow down. Genda gahoro. Smile, useke, and look confident. Ugaragara nyine nk'umuntu wifitiye icyizere, ugaragara nk'ufite icyizere. If you don't believe in yourself, ntutiyizera, no one else will. Nta muntu n'umwe uzakwizera. Nawe. You don't need perfect English to be respected. Ntabwo ukeneye icyongereza kitomoye kugira ngo bakubahe. You need a confidence and a message that matters. Wow. Ukeneye icyizere ndetse na message nyine y'ingirakamaro ishobora kuba yagira ikintu ifasha umuntu. That's the only thing that you need. Ibyo nibyo byonyine ukeneye. So let me tell you this from my heart. Reka nkubwire ibi mbikuye ku mutima wanjye. You don't need to sound like an American or British person speaking English well. Ntabwo ugomba kuvuga nk'umunyamerika neza cyangwa se nguvuga nk'umwongereza neza ngo nibwo uzavuga icyongereza. Ntabwo ukeneye kuvuga neza nkabo kugira ngo uvuge icyongereza. You just need to be you. Ukeneye kuba wowe. A Rwandan with courage, passion and purpose. Umunyarwanda ufite umurava ndetse no kubikunda n'intego. That's all what you need. Ibyo nibyo ukeneye. Gusa. Confidence doesn't come from knowing all the grammar laws. Icyizere ntabwo gituruka mu kuzi amategeko y'imyubakire y'icyongereza yose. It comes from trusting your own voice. Icyizere gituruka mu kwizera ijwi ryawe. So every time you say, buri gihe cyose uvuze one sentence, interuro imwe, in English, you are already winning. Icyo gihe uba watsinze rwose, uba watsinze. Mu gihe cyose wavuga byibuze at least one sentence, you already won. Uba watsinze. Isn't it? Sibyo. The world doesn't need another perfect speaker. Isi ntabwo ikeneye uwundi muntu uzi kuvuga mu buryo butomoye cyane. It needs a real voices. Ikeneye amajwi nyine asanzwe. Amajwi asanzwe. Voices like yours. Ijwi nk'iryawe. That want to connect, inspire and grow. Ijwi rishaka kugira abo
ryihuze nabo rishaka kugira abo ritera ingufu ndetse cyangwa ijwi rishaka gukura ryajwi nyine ryumva ko rishaka kugira abo rivugana nabo hari umuntu ushaka kuvugana nabo urumva ushaka kuba watuma abantu batera courage ukaba nayo hari ahantu wakura ukagera. So from today guhera uyu munsi promise yourself this, ndashaka ko wisezeranya ibi ngibi. I will no longer fear mistakes. Ntabwo nzongera gutinya amakosa. I will speak, nzavuga, learn, nige, and grow one word at a time. Nkure ijambo rimwe ku rindi. Isn't it? If this video spoke to your heart, niba video yagukoze ku mutima cyangwa se video kumva hari yende muri gukizemo cyangwa ikindi kintu ikunguyeho mu buryo bwo kuba wagira icyizere mu kuvuga icyongereza, click subscribe. Ukande subscribe kuri YouTube channel. Let's learn together every week. Twigire kumwe buri cyumweru, buri munsi. That's it. Every month, every day, every week, every month, every year. Turi kumwe twigana umunsi ku munsi. So I make videos that help Rwandans speak English confidently and use it in your life. Nkora videos zifasha Abanyarwanda mu kuba bakwiga icyongereza ndetse bakaba bakivuga mu buzima bwabo bwa buri munsi bifitiye icyizere nta gutegwa. So ni n'amasomo rero mfite atandukanye nayo n'ay'Abanyarwanda ushobora kunyaporocinga kuri nimero yanjye 0789100198 ukanyandikira kuri WhatsApp ubundi ngatangira kugufasha. Ku bantu bari hanze y'igihugu ni uguteranya 25007908098. And then from there, we can get started and help you improve your English skills and also your communication skills so that you can speak confidently, whether in public, or in the meetings, or well, when you meet with those business people, professionals, you can be able to express your ideas without being afraid of what is that going to think about me, because you believe you are speaking the light's language, or you are speaking it in light way. Niyo mpamvu nshaka kuwaza tukiga. Niba wakunze ino video rero ushobora kuyisharinga with your friends. Share this with your friend who still fears speaking English. Ushobora kuba wayisangiza inshuti yawe nayo itinya kuvuga icyongereza, because kubera yuko together we can build a new generation of confident English speakers in Rwanda. Kubera ko turi hamwe dushobora kuba twakubaka generation y'Abanyarwanda bashobora kuvuga icyongereza neza. Dushobora kuba twakubaka dushobora kuba twakubaka abandi bantu, is that it, light, abandi bantu bashobora kuba bavuga ururimi rw'icyongereza neza mu Rwanda cyangwa se n'Abanyarwanda aho baba bari hose. Just remember, wibuke yuko your English doesn't have to be perfect, it just has to be spoken. Ntabwo kigomba kuba gitomoye, icyo gikeneye ni ukuvugwa. Start speaking every day and look forward to see you becoming fluent speaker. Bye bye.